nasenganye n'abantu benshi bari baturutse i Kigali benshi cyane, hari n'abo twasenganaga iwacu, ariko izina magese rinzamo ari we ndibwiye. Umva birantunguye kuri njyewe. Ngeze mu rugo ndamuhamagara, ariko kubera akazi kenshi abafite umva nanyitayeho, namuhamagara nkumva nagushaka kunyitaba nyine kubera akazi kenshi yararimo. Mbere yuko menyana na mama, ngira nabanaga na sogokuru wanjye ubyara mama wanjye. Rero twabangiye kinini cyane nyine igihe kirekire nyine mu buzima bubi. Ariho tubana nyine mu giti cy'isombe nyine tunyagirwa nyine ni ubuhamya burebure burari igihe tuzageraho naho tukavuga ubuhamya nyine muba mu giti cy'isombe gutetse. Ariyo nzu se? Ariyo nzu. Hari ukuntu abantu bakira babaga mu bigonyi, none twega inzu yacu re giti cy'isombe. Nabitekereza ko ari nk'ibintu bizaba mfite ubushobozi bukomeye mbese ku buryo buri wese cyashatse nyine nk'umwana usaba umubyeyi yakibona. Niko nabitekerezaga wenda ngize nko muri 50-45 gutyo, ariko Imana yakoze mbereho ikishaka mu buryo bwo kurengera aba bana. Rero ntabwo ari ibintu byatunguranyije mu matwi yanjye, ni ibintu Imana yari yaravuze kera. Kuko muri ubwo buzima bwose nabayemo, papa amaze no gufungurwa, ahantu nahabaga nk'icyumweru, papa akajya kunkurayo akavuga ngo nagashaka ko mberayo ku buntu ngo nje mbakorera, ngo nimba ndabayo bazajya bamuha amafaranga. Nyine akabatesha umutwe, nanjye nyine nkahita mvayo, cyangwa se niyo yaba ari muri famiye abo muri famiye yo kwa mama, nyine nabo bakarakara bakavuga ati nta kuntu twaba turi kurera umwana ngo umubyeyi we aba ari we udutesha nyine. Nshuti bakunzi ba Yobokamana TV, turabasuhuje mu izina rya Yesu. Ni kwa kundi mutumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Murabona ko turi kumwe n'abantu batatu, no umubyeyi n'abana be, n'abakobwa be nyine bamaze kuba inkumi. Murabibona yuko barasobanutse rwose, kandi Imana yabagiriye neza nyine. Reka tubahereze ikaze kuyobokamana kuko n'ubwa mbere tubakiriye, ariko reka dusabe MUKALIBIYA abanze abatubwire kugira ngo cyangwa barivuga. Ubundi n'abana batoya ku buryo batari buze kwivuga, barakuze. Reka tubahe ikaze kuyobokamana, abantu batangire batwibwira ngo abantu bamenye bagiye kubana, tugiye kubana n'abandi. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Nyiramana Laurence. Uyu nguyu ni umubyeyi wanjye turi kumwe. Yego. Umwe ni Laurence, uyu we? Murakoze cyane. Amazina ni Florence, no niringira, uyu ni mama. Ni Laurence na Florence. Wow, ngira ngo ni ibintu byiza cyane. Yes, mbere yo gutangira ikiganiro murabanza mu dusengere kugira ngo Imana ibane natwe, tuyobore, inasubiza ibyifuzo by'abantu baba bagiye baduhereza bitandukanye. Mwami Yesu, turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye kuri umukozi w'umuhanga, urera kandi urakiranuka. Igiti cy'inganzamarumbo risamba utera imbaraga, risamba itarumba, umutsima utera imbaraga. Mwami Imana uri ibyiringiro by'abakwizera. Tugushimiye ko wabanye natwe iminsi yose yatambutse, watwigiriye neza, utwongerera iminsi yo kubaho. Ibyahegaga ubugingo bwacu ndetse n'imibiri byari byinshi. Mwami Imana, watugiye ururwanira intambara nyinshi zitandukanye. Hari byinshi amaso yacu atabonye, hari byinshi amatwi yacu atumvise, kuko ibyo byose iyo biza guca mu matwi yacu bigaca imbere y'amaso yacu, byari kudukura mu mubiri cyangwa se bikaduhungabanya, bigatuma tugwa tukarambarara, ariko waraturengeye uduhagararaho. Izina ryawe nirihimbazwe. Aka kanya turi kuyobokamana, Mwami Imana, turakwinginze kugira ngo uze udushyigikire. Turaguhamagaye kugira ngo uze ubane natwe, Umwuka wawe wera aze aganze muri twebwe, kandi Mwami Imana utwemerere. Mwami Imana, muri aka kanya ntaba ari twebwe, ahubwo izina ryawe aba ari ryo rishyirwa hejuru, kandi reka icyubahiro cyacu kibure, ahubwo cyawe aba ari cyo kigaragara. Kakanya duhagaritse gukora kwa Satani uko ariko kose, duhagaritse imbaraga z'umwijima, imigambi ya Satani yose turayirogoye mu izina ry'amaraso ya Yesu Kristo. Ahubwo dukinguye ijuru kugira ngo ridukingukire. Nyemerera dufate ukuboko kwacu, kandi aka kanya buri muntu wese mu ruhande rwe ibyo ari bivuge, umuha amagambo y'ubwenge. Mwami Imana, ururimi rwacu urugorore. Mwami Imana, reka turaguhamagaye kugira ngo uze ube hagati muri twebwe.
twebwe mbere ya byose tubanje kukubanza imbere kuko n'abakubanje imbere ngo ayobe nta n'uwakubanje imbere ngo asitare nta n'uwakubanje imbere ngo agire ubwoba natwe nicyo gituma tuguhamagaye kugira ngo uze ubane natwe ubane na mama ubane nanjye Laurence ndetse na Bella ubane nawe ndetse n'abanyamakuru natwe twese utugirire neza kandi reka abantu bose bari bwumve ubutumwa tugiye kuvugira hano hantu bugiraho gukura naho bashyitsa tubisabye twizeye ni mu izina rya Yesu amen. Wow, Florence arakoze cyane kudusengera neza murumva yuko rwose n'abanyamasengesho n'abanyina niko bajya bavuga. Yes, muhe MUKALIBIYA mikrofone niwe ndibuze guheraho. Ya abangaba rero niba bana MUKALIBIYA aherutse kutubwira mu kiganiro twagiranye na couple cyangwa n'umugabo ari kumwe n'umugabo we batubwira yuko bafite abana bandi bungutse nyine nyuma yabo babyaye batanu ko bafite nabandi nyine Imana yabahaye bo mugisha. Murabona ko ari abakobwa beza n'abakobwa bashimira Imana, niyo mpamvu twifuje yuko batuganiriza nyine tugafatanya ivuga butumwa. MUKALIBIYA aba niba bandi batubwiraga rero nkuko ndi kubivuga nabangaba iyo ni Laurence yego iyo ni Florence. Yes. Laurence niwe watubwiraga mwabanye kuva mushyingiwe cyangwa ni Florence? Oya uwo twabanye kuva dukoze ubukwe ntawe urimo. Ntawe urimo? Nawe ni umukobwa? Nawe ni umukobwa w'imyaka 23. Okay. Muri abanga wo mwahuriye mu butayu ninde? Ni Florence. Reka wenda muribuze kutubwira uko mwamenyanye byagenze gute. Uyu se mwahuriye? Nyiramana Laurence nawe se. Nyiramana twahuriye mu nzozi. Mu nzozi? Yego. Yamenya aryamye mu gicuko cya nijoro. Baraza kubitwibwirira wenda. Reka duhere ku munyabutayu. MUKALIBIYA umumenya bwa mbere byari byagenze gute? Mwahuriye mu butayu bwa hehe? Mwageze ku rwego rwo gufata icyemezo cyuko yakubera umubyeyi ryari? Reka mbaze nyine ni Laurence? Ni Florence. Yes, ni Florence mbaza. Okay, murakoze cyane. Nkuko navuze nitwa Nendingira Florence. Mama we yamimbyira indi zina bita bebe nyine harije umva bavuga ngo bebe nyine naryo ni iryanjye. Yego. Okay, rero kugira ngo tumenye n'uyu mubyeyi wacu ngiye mu buzima busanzwe nyine ababyeyi nari mfite. Yego. Nageze igihe nyine nsengera ababyeyi bimarana igihe kinini cyane nk'imyaka 15. Byageze aho ngaho ko nakundaga nyine kujya kwisengera nyine mu butayu ngirirwa amahirwe nyine y'Imana nyine nagiye gusengera ahantu mu bitari bya Mashyiga mbamuye n'uyu mama nyine. Twarahuye ari gusenga yicaye wenyine. Nanjye ndi gusenga ndi kumwe n'abandi bantu. Yego. Ari gusenga numva ijwi rye rirankuruye cyane. Yego. Ndavuga nuko biri kose uriya muntu ngomba gusengana nawe. Abantu twari turi kumwe barambwira ati umuntu umubonye bwa mbere rero ashaka gusengana nawe ndavuga numva mbushaka. Bavuga ati icara aho ngaho tumaze dusengane nimurangiza nawe narangiza gusenga urajya kumubona. Baje barabyanga nanjye ndabyanga ndavuga ni turabanza tujye gusengana nawe mbere ya byose. Ndangije ndagenda ndamwegera nyine ahantu yarari arasenga mwicaye imbere amaze gusenga arangije nanjye mpita nsenga ibitangaza by'Imana ari mwuka yera kubona akora yahise amanurira nabyo mbishimira Imana nyine. Yaramanuriye ariko numva amaraso yanjye naye birakururaye nyine. Numva ndamukunze cyane sinzi ukuntu nanjye byaje nyine nabyisanzemo. Hari ukuntu wenda umukobwa n'umuhungu wenda bakundana ukumva uramukunze cyane pe ukumva uramukunze. Nonge numvishije sinzi ukuntu bibaye numva rutuntu turi kuza nyine mu mubiri wanjye turimo kumera gutya nyine numva ibindi bintu bidasanzwe kuri njyewe. Yego. Kandi nari maze igihe nyine numva nshaka ko nyine umubyeyi. Ndavuga niyo muntu uko biri kose yambere umubyeyi ko ngumva n'ubu nisazanyumva nyine nukuruhira ubusa. Turangije gusenga hari ukuntu banaje gusenga bakibwirana turangije nyine turavuga ati reka tumusabe nimero ye nyine ariko nyine numva ngiye n'ubu ntago ari bume nimero ye numva ntago ari buyime kubw'amahirwe y'Imana numva arayimaye. Turatandukana tumaze gutandukana ari ahantu twari tugize nyine ho gato yanagije ndamuhamagara n'Imana se ugezeyo mbere yuko mwenda mwitira indi zese mamuhamagara ngo ma wageze mu rugo izina ma suko wera natasenganye n'abandi nasenganye n'abantu benshi bari baturutse Kigali benshi cyane hari n'abo twasenganaga iwacu ariko izina magese rinzamo ari we ndibwiye umva biranungoye kuri ngiye ngeze mu rugo ndamuhamagara ariko kubera akazi kenshi abafite umva nanyitayeho namuhamagara ngumva nagushaka kunyitaba nyine kubera akazi kenshi yararimo
buri munsi naguraga amayinite kugira ngo nkunde muhamagare rimwe n'imwe yaramfataga ubundi amayinite bakayatwara nkavuga ngo aya mayinite ndayabika ubundi ndangiza nze kuza kuyamuhamagara bikarangira ya mayinite naguze batwaye namfate nkumva nyine birambabaje nyine igihe cyarageze nyine turibwirana nyine ndamubwira ndashaka umwanya nyine wanje yuko nyine twavugana kubw'amahirwe y'Imana nyine twaraganiriye nyine tuganira nyine kuri telefone nyine biraho ngaho ariko twe twamajije kubonana turaganira nyuma yaho ngaho nabwo rero twongeye nyine dusubirayo nyine gusenga nabwo twongeye turahura mutabiganiriye yuko mugiye gusenga mwese wapi twarahuraga n'ubu ngubu hari igihe njya mubwira ni jya umbabarira imyenda nakubonye wambara duhura mu bitare jya umbabarira uyambare kuko nyine bitabinyibutse nyine bya bihe nyine duhura kubw'amahirwe y'Imana rero nyine turamenyana nyine turanyemera yuko nyine yambera umubyeyi nyine ariko nyine simbikurwe nanone si burya imyaka 15 nari maze nsengera umubyeyi bitewe n'ubuzima umuntu wenda aba yarabayemo nkumva wenda sari bubyemere nkumva ni kwa kundi nge gutya gusanzwe nyine kumunwa gutya gusa ariko nyine nshima Imana ko twaganiriye nyine akanyumva akambera umubyeyi mu buzima bwanjye kuva nabaho ndamukunda cyane Imana irabizi Imana irabizi ndetse n'abantu barabizi kandi ikintu duharanira kugira ngo Imana ibibone n'abantu babibone rero ndamukunda nuko twamenye mu bitare birangira nyine nanjye nyine anyumvishije nyine umvisha icyifuzo cyanjye birangira nyine tumenyanye umuntu uri kureba kino kiganiro ashobora kwibaza ngo mbere yuko Mukalibiya mumenyana cyangwa akuzana nyine mu rugo akakugira umwana wabaga hehe uri imfubyi birumvikana wabaga mu buhe buzima gato cyane wenda ubuhamya burambuye tuzabujyemo ikindi gihe ariko basi umuntu amenyeho gatoya mbere yuko Mukalibiya kuzana mu rugo wabaga heho gute wari uri hehe ko wavuze ko uri imfubyi murakoze cyane mbere yuko menyana na mama njye nabanaga na sogokuru wanjye ubyara mama wanjye rero twabangiye kinini cyane nyine igihe kirekire nyine mu buzima bubi ariho tubana nyine mu giti cy'isombe nyine tunyagirwa nyine n'ubuhamya burebure buri igihe tuzageraho naho tukavuga ubuhamya muba mu giti cy'isombe guteze ariyo nzu se ariyo nzu hari ukuntu abantu bakera babaga mu bigonyi none twega inzu yacu regiti cy'isombe hari ukuntu wenda abantu wenda bajya kubaka inzu bitewe n'ubushobozi bwabo bakagarukirizamo hagati twebwe rero twagiriwe Imana n'amahirwe hari ukuntu Imana nyine igenda ikaguterekera inzu irangi dufite igiti cy'isombe nyine cyangije kiragandara kitubera amabati kiragiye kiba amabati nyine kiba kinini cyane mu kunyagirwa urumva n'ubundi twaranyagirwaga inkuba zigakubita zigadusangamo ariko dushima Imana kuko navuyemo amahoro urumva rero nabaye muri ubwo buzima nyine mba mu giti cy'isombe imyaka 9 rero muri icyo giti cy'isombe muri ubwo buzima nyagirwa niho navuze ni Imana nanjye niryari nzaryama ngasinzira niryari nzaryama kuri matora niryari nzagira umubyeyi nanjye nyitaho nyine ngumva nyine ndabishaka niyo mpamvu rero nyine niho ngaho nyine nabanaga n'uwo musaza nyine tubana aho ngaho muri ubwo buzima turabana wowe nyine mu buzima bw'indiga ubuzima bubi nyine birangira nyine gutyo naho nyine nagiye mba nyine biranga ariko isaha nyine uyu munota nyine ndi kumwe na Mukalibiya Pascal umuntu mu giti cy'isogokuru waracyariho ubu ego ariho aho hantu ni hakiba oya Imana yatugiriye neza nyine baramwubakiye abahantu heza nawe yego buretse gato warumvuze wegereza Mukalibiya mikoro twumva icyo avuga kuvuga no kuvuga ngo musaza nagiye kumureba njyana n'umutware no kuvuga ngo ntago ubu bakiri mu giti cy'isombe mu rwego rw'inkunga z'imirenge n'utugari kwa kundi bubakira batishoboye bamwubakiye akazu keza ariko aho nyene aho ubuhamya bwabereye niho umusaza ari n'umusaza ukuze uri nko mu myaka 70 na ubana n'abandi buzukuruza biwe Mukalibiya turabizi yuko akenshi abantu basenga badakunda gutungurwa n'ibintu bakora cyangwa bibabaho wari ufite mu masezerano yuko uzabona abana wa niba mbita ku badobuta nyine abana urera bakakugira ababyeyi ukababera ababyeyi nabo bakakubera abana mu bandi mu kiganiro cy'ubushize ndi kumwe n'umutware yego twabivuzeho gato babwira yuko Imana yari yarigeze ibivuga ariko ntazi igihe
bizabera nabitekereza ko ari nk'ibintu bizaba mfite ubushobozi bukomeye mbese ku buryo buri wese icyo ashatse nyine nk'umwana usaba umubyeyi yakibona niko nabitekerezaga wenda ngize nko muri 50-45 gutyo ariko Imana yakoze mbereho icyo ishaka mu buryo bwo kurengera aba bana rero ntabwo ari ibintu byatunguranyije mu matwi yanjye ni ibintu Imana yari yaravuze kera kandi burya niyo umwana gusabye kuba ko wamubera umubyeyi nawe ubanza kugisha Imana inama ubwo rero nanjye nafashe ibihe byo gusenga nawe arankundira mbere umwana mwiza mbanza no kubibwira umugabo mbere yuko mbisengera kuko umutware wanjye rwose arantega amatwi nkamutura icyifuzo mba mfite icyo adashobora avuga ati kiwoya ikindi aravuga icyo ikitari cyarahakana icyo yumva ashoboye akikiriza rero mbibwira umutware ndangije turasenga Imana umwana tumuhereza karibu hanyuma rero umwana yaje kuza tariki 15 z'ukwezi kwa gatanu muri 2000 covid bafunguyeho gato ingendo nibwo umwana yaje mubwo ni 2020 yego 2020 yes okay ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane Imana iguhereza umugisha cyane hari igihe wenda umuntu avuga ngo azita kuba atishoboye azita ku mfubyi ari uko akize afite ibyamirenge aba bana ubushobozi bwo kubatunga ubukura hehe umuntu ashobora kubyibaza umuntu yabyibaza nibyo koko nkuko ubushize umutware wanjye yabivuze ndi umuntu ugira kwizera ndakumirwa ngira kwizera kindi cya kabiri ndi umuntu unyurwa n'ubuzima ubwo ari bwo bwose aba bana rero nta bundi bushobozi nkuko mu kiganiro cy'ubushize umutware yavuze ati uretse akazi gahoraho cyangwa se ubundi buzima bukomeye ntabwo tugira kandi buri wese atungwa n'umurimo akora kandi akanyurwa n'ibyo abonye mu by'ukuri ntabwo turaburara kandi nta nibihambaye birenze ubuzima bwacu ngo twipanike ngo nitwariye ibi nitwagize gutya ni abana rero bakunda kawunga nka nyina kandi ni nako kahendutse muri ibi bihe banikundira ubugari nka mama wabo ubwo rero n'isombe nawe urabyumva nyine uteka isombe riryoshye naririyeho twebwe nukuri Imana igihe umugisha abantu babanyibuka Imana igihe umugisha abantu nukuri ndashimira Imana ko aba bana wenda ntago nzi niba baraje bazi ko wenda ndi umugore utunze ariko icyo nasanze icyo bari bakeneye ari umubyeyi icyo bari bakeneye ari umubyeyi kandi na mbere yuko mu buhamya bwanjye bwagiye butambuka naratangira n'irivugabutumwa nyiri umukobwa wabyariye iwabo najyaga nkora ivugabutumwa mu ngo ni ivugabutumwa nakoze igihe kinini nkareba discipline mu bana mu babyeyi nkagenda niga ibintu byinshi ubwo rero kubambareze ntabwo ari ubuhanga nta nubwo ari imyaka ahubwo ni umwuka wera amfasha kanyereka icyiza cya mbere umugisha kikamesha n'ubugingo ndakibabwira yego ngira ngo ni ibintu byiza cyane reka mbaze Florence wowe urumva wabaye umunyabutayu nyine wakundaga kwigira gusenga ngira ngo ni naho wasubirijwe bakunda kuvuga ngo aho umupira warengeye ni naho urengurirwa Imana nyine yagutabariye mu butayu kuko wakundaga gusenga cyane Imana yajyaga ikubwira ko izaguha umubyeyi wiyumvamo ukunda nkuko wabivuze byaragutunguye kubona MUKALIBIYA cyangwa mu buryo bw'umwuka hari icyo wari ubiziho murakoze cyane kera nyine Imana yajyaga ibimbwira ngo nzaguha umubyeyi ako nyine simbyumva bitewe n'ubuzima cyangwa se bitewe n'abo twagiye tubana simbyumva ariko nyine nashubije ubwenge inyuma nibuka ko Imana yarabivuze rero Imana yarabimbwiye ntabwo byagutunguye ntabwo byantunguye ukaba uri umugabo wo guhamya yuko Imana ivuga igasohoza ni ukuri dufite ibihamya n'ubuhamya ngo bafite ibihamya n'ubuhamya bw'uko ari Imana isohoza amasezerano kandi ikaba yarirahiye ko itazabeshya umwana w'umuntu reka twegere tujye kwa
kwa Laurence. Yes. Laurence umeze neza? Meze neza ndashima Imana. Ndakubona cyane ushobora gukunda gusenga cyane. Ndabikunda cyane. Uri ukora iki mu murimo w'Imana? Umurimo w'Imana ndi umunyamasengesho. Kuko aho nasengeraga aho nabarizwaga mu ngororero. Nari umuririmbyi muri korali. Nari presidente wa korali. Naririmbagamo. Nari vice presidente w'urubyiruko ku mudugudu. Nari n'intumwa y'abakobwa. Nkaba n'umujyanama w'urubyiruko muri paruwasi. Reka ibindi byose umwami yacubazaga narabikora. Urumva umukozi w'Imana witungiye aho ngaho. Imana iguhe umugisha cyane n'ukuri. Wari presidente wa korali? Nari presidente wa korali ya kabiri naririmbagamo yitwa Ibyiringiro. Yes. MUKALIBIYA se wowe mwamenyanye gute harya? Nawe uratubwira mwamenyanye ute byagenze gute? Nigeze nkikubazaho gatoya umbwira ko mwahuriye mu nzozi. Ariko gute se waramurose se yarakurose byagenze ute? Ni mama wabivuze. Ni wowe wabivuze. Ntabwo nkunda kumuvuga mu izina njyewe. Okay. Rero uko nyine mama yavuze ngo twahuriye mu nzozi. Nakuze nibona nyine nta babyeyi mfite. Mama yapfuye kera cyane ntamuzi. Ngira papa wenyine nawe sinamumenya kuko yari afunze. Afunguriwe nyine ntiyaba umubyeyi mwiza. Rero nkura nyine mba mu ngo zitandukanye, ngiye nabaye mu ngo nyinshi cyane zitandukanye. Ntahita mvuga akanya umubare wazo. Reka ni nyinshi cyane. Ni nyinshi cyane kubw'ubuzima bubi nyine nari mbayemo. Aho nabaga uyu munsi nkaba nk'icyumweru, ejo nkahava nkongera nkaba ahandi gutyo nyine. Muri ubwo buzima rero kuva nkiri umwana nagiye nkunda gusenga. Kuko nari mfite ba tante bari abarokore bakunda Imana baba mu makorari bakunda gusenga. Yego. Nanjye rero nkajya nkunda gusenga nubwo nabaga kwa data wacu badakijijwe, ariko mu bo twareranwaga mu bana b'inshuti zanjye ba nyina n'abakristo ababyeyi babo bakijijwe nyine bakajya bantoza gusenga. Yego. Rero muri icyo gihe nabaga mu gahinda kenshi kadashira, nkahora ndira nkarara ndira, ibibazo byinshi bitandukanye. Nahoraga mbwira Imana ngo niryari uzampa nanjye umuntu nita umubyeyi, kuko numvaga abana bavuga ngo mama, bavuga papa. Nk'umubyeyi na wenda nubashye navuga ngo mama, nyine nkabona we ntago yishimiye ko mwita umubyeyi. Ariko nkabwira Imana ngo niryari nanjye uzangirira neza ukampa umubyeyi, ukampa ahantu numva nisanzuye, ukampa umubyeyi njya mbwira ibintu, mbese nanjye nkateta nk'umwana uri guteta ku mubyeyi. Yego. Rero nabisengeye igihe kirekire cyane. Imana igihe kiragera nyine iranyumva irabikora. Uburyo rero nabonyemo mama nyine nari ndi mu masengesho y'iminsi 2 ndi gusengana n'abandi bana. Turimo tuyasenga nyine tugeze ku munsi wa kabiri ari nijoro. Mama nza kurota inzozi nyine, mama mubona mu nzozi nari ntaramubona na rimwe. Mu kumubona mu nzozi nyine twahuye gutya mu nzozi yigendera, tujara dusuhuza, ariko akivuga nyine akidusuhuza mpita numva ijwi rye ritandukanye n'iry'abandi bantu. Mpita numva ijwi rye ni ubwa mbere mbyumvishe, ndavuga ati nibwo bwa mbere numvishe umumama ufite ijwi rimeze nka kuriya. Nyine numva ijwi rye, mbese numva avuze nk'umuntu w'umugabo ariko mbona ari umumama, ariko numva ijwi rye nyine ni ryiza cyane, numva ndamukunze. Noneho birarangira mbwira abana inzozi ndose, ndababwira ati ndose inzozi ndi kubona umumama, ariko uwo mumama mise numva mukunze cyane, numva nyine ndamukunze cyane, numva ni umuntu wa mbere umubyeyi nkamubwira ibyanjye byose ntigeze mbwira abantu bose. Rero ibyo birangiye kuko narindi naha i Kigali, narindi Nyamirambo, tujya masengesho twarayarangije hashize nk'iminsi mike tujya gutembera rero dutega imodoka tuvuye nyine Nyabugogo, dutega imodoka nyine twerekeza i Nyamirambo. Noneho imodoka twateze mbambonyemo nyine mama, ntago namubonye ahubwo yari yicaye imbere yacu nyine mu modoka twari turimo. Noneho umuntu aramuhamagara aritaba, yitabye numva ijwi rye ni nk'irya wa wundi narose mu nzozi. Noneho mpita mbwira umwana twari turi kumwe,
ndamubwira ngo nyemerera mpaguruke ndebe uwo muntu uvugiye kuri telefone kuko ijwi rye numvise rimeze neza nk'irya wundi nakubwiye narose mu nzozi. No umwana nyine aranseka arambwira ngo reka reka ntukabeshye we cyangwa ngo navangirwe tukiri mu modoka. No ndamubwira ati nge ntago nagira umutekano ntari nabona uwo muntu. No mpaguruka gakeya imodoka nyine iri kugenda kuko nagiraga ikibazo mu modoka rimwe na rimwe. Mpaguruka iri kugenda mbona nyine ari kuvuga ndeba n'umwenda yambaye ndavuga ati kuva mubonye nidusohoka yavuye kuri fone genda muhagarika. Noneho nje nza kugira ibyago nyine aho twaviriyemo twebwe twavuyemo akiri kuri telefone we agumamo twebwe turasohoka. Numbwira uwo mwana ngo ndababaye kuba uriya mu mama tumusize mu modoka cyangwa se wenda ngo nsohoke ntamwatse nimero. Nabwira ati basi wenda iyo tuvamo yavuye kuri telefone nari kumwaka nimero ye. Nyine birambabaza cyane numva njyanya agahinda ariko uwo mwana ndamumwereka arambwira ngo nimba ari uriya ngewe nzi neza ko asengera mu biryogo. Ariko kuba asengera mu biryogo nzi ko ari umuvuga butumwa ntago wavuga ngo uzajya mu biryogo ku cyumweru ngo umubone kuko akunda kugenda kenshi. Nyine numva birambabaje ariko uwo mwana nyine ndamwinginga ngo tuzajyane gusengerayo arabyemera. Buri bucye tujya mu biryogo rero namubwiye ko nitutanamubona turi burebe umuntu tubaze kuko bavuga butumwa ku mudugudu baba bazwi baramamaye. Navuga ati wenda turi mubaze umumama umeze gutya na gutya baramuturangira wenda tumusange iwabo. Ntibyakunda nyine buracya tujyayo uwo mwana bucya nyine yarwaye cyane yarembye nitwajyayo. Rero tutagiye nyine bucya nitahira nsubira mu ngororero ariko njyana agahinda kenshi cyane. Ngenda mbabaye nyine guhera icyo gihe noneho ntangira gusenga mbwira Imana ngo wazanyeretse wa mu mama wa nyine nkajya mbwira n'abanyamasengesho twasenganaga nkababwira ngo hari umumama nabonye numva ndamukunze ariko ngira agahinda yuko nta na nimero ye nabonye. Kuko muri ubwo buzima bwose nabayemo papa amaze no gufungurwa ahantu nahabaga nk'icyumweru papa akajya kunkurayo akavuga ngo nagashaka ko mberayo ku buntu ngo nje mbakorera ngo nimba ndabayo bazajya bamuha amafaranga. Nyine akabatesha umutwe nanjye nyine nkahita mvayo cyangwa se niyo yaba ari muri famiye muri famiye yo kwa mama nyine nabo bakarakara bakabati nta kuntu twaba turi kurera umwana ngo umubyeyi we aba ari we udutesha. Nyine nabo kuko ari abantu nyine bikabababaza nyine nkigendera nyine mba mu ngo nyinshi gutyo. Ariko kuva icyo gihe nyine nabona mama nyine mu modoka nahise nangira gusenga mbwira Imana ati wa mu mama nabonye wambaye gutya na gutya nabonye mu modoka iyi niyi. No mbise nyine icyo gihe yari 2018 mu kwezi kwa 12. Ubwo nyine nibwo namubonye mu modoka ari nabwo namubonye mu nzozi. Noneho ntangira gusenga nyine mbwira Imana ngo uzamunyereke duhure amaso ku maso. Nyine biratinda 2019 haragera hararenga bigeze 2020 mu kwezi kwa 4 nibwo mama yagiye gutanga ubutumwa kuri afirmagisi. Buriya butumwa rero yatanze mu kwa 4 kuko nakundaga kuba ku magurupe atandukanye nyine kuri WhatsApp. Agiye gutanga ubutumwa nyine hari umuntu tubana muri gurupe y'umudugudu yabonye nyine ubura butumwa abwoherereza abantu benshi nyine ku rubuga nanjye ndabubona. Bubonye ari kwivuga agitangira kwivuga amita nyine numva ni wa wundi nabonye mu modoka. Mbona niwe ugiye gutanga ubutumwa kuri afirmagisi. Bitambwira abantu twari turi kumwe ngo wa mu mama nasengeye igihe kirekire ngo Imana imene nimero ye ndi kubona mubonye. Noneho ngewe ntabwo nitaye ku butumwa yari ari gutanga. Ngiye nahise mbanza kubikupa mbanza kwifatira nimero ye mbanza kuyandika muri telefone yanjye ubundi ubutumwa bwumva nyuma. Kuko ndabyibuka nta nubwo nahise mburangiza nahise nandika nimero njya kumuhamagara bwari bwije ari nka saa moya n'igice. Njya kumuhamagara ntari narangiza kumva ibyo yari ari kuvuga ariko muhamagaye nyine yanga kumfata. Iryo joro muhamagara nk'inshuro zigera muri 10 na zinga ariko yanga kumfata. Ntabwo yanza ubwo yari busy ntiyamfata. Ndababara nyine ariko nsubira kumva nyine ubutumwa yari ari gutanga ariko mbwumva mbabaye mfite agahinda navuga ati ni gute wahamagara umuntu inshuro 10 na zinga ye zose atanazi nimero akanga kukwitaba. Ndabyihanganira nyine burira n'iminsi ibiri washobora kuduhamagara kuri WhatsApp ntiyansubiza ariko nkajya mpora nyine mwandikira ku bw'amahirwe nyine akansubiza nimba namwandikiye nk'ibintu bishoreranye nka 5 akansubiza nk'akajambo kamwe nyine ariko nkavuga ati uko byagenda kose nimba ari Imana nibishaka ko duhura
azansubiza cyangwa se aname n'umwanya tuganira. Rimwe na rimwe nyine nkamuhamagara bikanga, rimwe mwahereza SMS isanzwe nabwira ati wambabariye ukampa nimero yawe ya Tigo, ndamwibwira ati nitwa Nyiramana Laurence wampaye nimero yawe ya Tigo. Ntiyatinda ku kanya ahita yimpereza Tigo, ariko muhamagaye nabwo yanga kunyitaba. Akobera ibamba. Birancanga ndakeka mpaye nimero nkaba muhamagaye akanga kumfata. Ariko nyine nahise ntekereza ko nyine bari bamaze kubimbwira ko ari umuvuga butumwa, kandi nayo nabonye ko yatanze n'ubutumwa. Mvuga ati nyine umuntu arakomeye, umuntu wanahanuriye kuri televiziyo na buriya nyine bari mu cyumba cy'amasengesho. Si ibintu byoroshye. Ubwo nyine kumucira urubanza bita bimvamo birarangira, navuga ati buriya nahuguka nyine tuzavugana. Ibyo nyine biratinda, igihe kiragera nyine ndamuhamagara abaranyitabye, ndamubwira ati njye ujye kwandikira kuri WhatsApp, ansaba amafoto ndayamuha, nyamuha nihuse kandi muha n'amafoto menshi. Ubundi nta muntu najyaga nkunda guyifoto, ariko wenda yamuha kubera ukuntu namukundaga. Rero guhera icyo gihe nyine tumaze kuvugana kuri WhatsApp akajya aransubiza, namwandikira akansubiza. Buri joro nkajya mubwira ati mama ugira ijoro ryiza, urota Imana mu gitondo, ese waramutse, wirirwe uyu munsi Imana ikugirire neza. Mbese buri kanya nkajya numva ndi kumutekereza. Rero igihe kiragera nyine biratinda nyine twandikirana gutyo, ubundi nkajya mubwira ngo nagukunze urukundo nyine rutandukanye n'urw'abandi bantu. Nkabwira ati iyo nza kuba mfite mukuru wanjye w'umukobwa uko nkubaha niko nawe nari kumwubaha, kandi niyo mama wambyaye wantwise amezi 9 yaza kubaho, numva nkubaha nkuko nari kubaha mama wambyaye. Rero nyine nza kumubwira ati none muri ibyo bibiri uri kumva wazambera iki? Se ni mukuru wanjye no kumbera mama wazambera iki? Arambwira ngo icyo nzashaka ko azambera cyo nicyo azambera. Ndangije ndamubwira ati njyewe rero nifuza yuko wazambera umubyeyi. Mubwiye gutyo rero arambwira ati nta kibazo, najya mwandikira akambwira ati mwana wanjye, yambwira ati mwana wanjye nkumva nyine ndishimye, nkumva nuzuye umwuka wera rwose, nkasenga mfite ibyishimo. Mbese nyine ndatekereza n'abantu twaririmbanaga twakundaga kubana kenshi mu butayu, batangiye kubona nyine narahindutse, nyine bikabayobera, ariko njye mfite nyine numva ari mbese ari nk'ijuru ryamanukiye. Rero igihe nyine cyarageze, musaba ko nyine nazaza kumusura, nyine nawe arabyemera. Muri kwa kubyemera rero nyine igihe cyarageze ndaza. Ati naje nje. Waje kumusura uje? Igihe cyarageze nyine ndaza, namusabye ko yambera umubyeyi nyine arabyemera, na dadi nyine nabo mbese n'ababyeyi banjye uko namubonye nyine nkamukunda. Mbese Imana nyine iratangaje. Igituma rero nyine nambaho nkarushaho kugikorera cyane nuko nabaye mu ruzerera igihe kirekire, ariko ubu nanjye nkaba ndyama ku buriri bwiza, kuri matora nziza, nkaba mfite ababyeyi bamenya ko nariye cyangwa se ntariye, bamenya ko narwaye cyangwa se ndi muzima, bamenya icyo nkeneye icyo ari cyo cyose abakobwa bakenera mu buzima bwa buri munsi. Ibyo nibyo bituma rero numva ndushijeho gukunda Imana, kandi umubyeyi wanjye ni ukuri yaziye igihe n'umubyeyi w'umugisha. Ari igihe nyine njya mbaza Imana ngo kuki utemeye ko menyana na mama kera nkiri umwana, ariko nyine buracyari cyo gihe. Laurence, ndakubaza ikindi kibazo nka kimwe wenda mbere yuko nsubira kuri mama wawe, umubyeyi mwiza cyane, biragaragara yuko mukundana. Buriya bitewe n'ubuzima wanyuzemo bikanaterwa n'Imana yagukoreye ikaguhuza n'uyu mubyeyi, buriya wumva nk'umukobwa ukiri mutoya ukiri kubyiruka, n'uwuhe muhigo wumva wahigiye Imana mu mutima wawe kubw'iyo neza yakugiriye? Murakoze cyane. Umuhigo nahigiye Imana, mbese imihigo mba mfite mu mutima wanjye ni myinshi, ariko nyine ntari nabona mama ngo duhure, nyine naramubonye gutyo mfite nimero ye, nabwiraga Imana ngo umunsi uzanyemerera basi tukavugana, akanyemerera ko ambereye umubyeyi cyangwa se anyemereye kumbera umuvandimwe. Ariko kumbera umuvandimwe nkumva ntago bihagije, nasenga nkabwira Imana ngo azaba ari umubyeyi wanjye, nkumva nibyo bizaba binyuza umutima wanjye. Nabwiraga Imana ati nanjye uko nagukoreraga
nzarushaho kugukorera kuko nayikoreraga nyine mfite agahinda mfite umubabaro naba nagiye nko gusenga nkavuga ati hari genda asanga papa wenda yageze kwa tante yagiye kubatesha umutwe nyine ngasenga umutima wanjye udatuje ariko nkabwira Imana ngo nunyemerera akambera umubyeyi nanjye nzagukorera kuruta uko nagukoreraga kandi nzamwubaha umubyeyi wanjye. Okay. Rero nzakorera Imana kugeza ku gupfa nta gahunda mfite yo kuva mu by'Imana. Nta gahunda ufite yo kuva mu by'Imana. Reka mbaze Florence. Mu mpere mikrofone. Florence, ni iyihe nyungu ubona yo gusengera mu butayu? Umuntu ashobora kwibaza se umuntu asengeye mu nzu Imana ntimwumva kuki umuntu atamunzu akagenda akagizamuka imisozi bandi bakajya mu mazi akabamanukaho. Ni iyihe nyungu yo gusengera mu butayu wenda nkawe wakunze kubusengeramo cyangwa ukunda kubusengeramo? Hari umuntu ushobora kwibaza icyo kibazo wenda ngo nawe azajya asengeramo, wakubajije gutyo wamubwira ko inyungu yo gusengera mu butayu wabonye ari iyihe? Okay, murakoze cyane. Buri wese agira ikintu nyine akunze. Yego. Ari ushobora gusengera mu nzu gasubizwa, ushobora gusengera mu butayu gasubizwa bitewe nyine nuko ubyumva. Ariko birangiyewe gari igeno ryanjye kugira ngo nsengere mu butayu nyine mbashe kumenyana na mama. Ikizere cyo mu butayu nabonye nyine wenda ngiye navuga icyambere na mbere ari ukuntu usenga nyine wiherereye n'Imana wenda ukabasha kumva ufite amahuheze kavuga amahuheze. Siko wenda no mu nzu utayagira nibyo wayagira. Ariko iri mu butayu mbona ufite kwisanzura cyane kurenze ahandi. Ikindi no wongeyeho byahise biba karusho ibyo nasenye 15 nese mbi hagacho ndavuga duko biri kose mu butayu harimo ibanga. Rero ngiye numvishije nyine mbikunze cyane kurenza. Bwa mbere ujya gusengera mu butayu urabyibuka umunsi wa mbere ujyayo? Yego. Urawibuka? Yego. Wagiyeyo ujyanye na groupe wenda wasengeragamo yari korari yari wowe wenyine icyo gihe byari byagenze gute? Ubwa mbere na mbere nagiye gusenga ngenyine. Wagiye uri wenyine? Nagiye ndi ngenyine. Urijyana? Ndijyana. Wari ubwari ubwaho ubwo? Hashize nk'igihe. Ndavuga bwari ubutayu buhe wagiye mu bwa? N'ubu ni hamwe ni mu bitaro bya Mashyiga none nagiye gusengera. Mu bitaro bya Mashyiga? Yego. Wari ugiye gusengera iki? Niba ubyibuka icyifuzo wari ufite mbere kuko mu butayu ntabwo ari ahantu umuntu apfa kugenda gusa adafite ikintu kimuri ku mutima gitumye ahaguruka akajyayo. Icyifuzo wari ugiye gusengera ujyayo bwa mbere urakibuka? Yego ndabyibuka. Cyari iki ubwo? Icyifuzo cya mbere nagiye gusengera ni ukunyurwa. Kunyurwa bitewe n'ubuzima nari mbayemo numvaga wenda hari n'abantu bari kunshukisha ibintu nkavuna ubwo buzima angavuga uko biri kose mu buzima mbayemo nzagire kunyurwa. Ikindi cya kabiri nasengeraga umubyeyi. Ibyo bintu bibiri nasengere bwa mbere njya gusengera mu butayu. Kunyurwa n'umubyeyi unega amatwi. Umubyeyi ugutega amatwi. Yego. Wow, ngira ngo ni ibintu byiza cyane. Reka musubize MUKALIBIYA umwanya. Mama bano bana biragaragara naba bamaze kuba inkumi ariko kandi baracyari na batoya ntibarakura cyane reka mvuge wenda bihambaye da ku buryo uvuga ati umushinga uri imbere gato no guhita mbashyingira wenda reka bari cyo mvuga kugira abantu bumve ko icyo nari nshatse kuvuga. Nicyo batekerezaho ku buzima busanzwe usibye kuba mu mwuka gusa? Ese uzabajyana ku ishuri? Ese ejo habo uhatekereza gute? Imana ishimwe. Aba bana rero mbatekerereza nkuko ntekerereza abo nagiye kugise. Kuko nahita mvugira ijambo ngo umubyeyi wese yagakwiye gufata umwana wese nk'uwe kuko atazi ejo imbere ye ikimana iteganya. Erega naba ngaba wabagiriye ku gise cy'umubiri bano wabagiriye ku gisa cy'umwuka kuko ndumva bose ari imbuto z'umwuka. Rero cyo kiba kinahambaye kuko n'Imana iba ije directement. Igise cy'umwuka kiba gihambaye kuko n'Imana ibikuragije kurushaho. Kuko iguhaye mu mubiri nibyo ariko no byakarusho iguhaye mu mwuka ibiguhaye nyine. Mu by'ukuri ndabanza gushimira Imana ku bw'aba bana. Yego hari ababibonye bavuga byinshi bitewe n'ubuzima natwe dukunze kunyuramo cyangwa se twabayemo, ariko buri impano ya mbere ngira nge n'Imana turamenyana kuruta uko menyana n'abantu. Niko bimeze. Mu by'ukuri aba bana ni umugisha kuri nge ni n'impano z'Imana kuri nge. By'akarusho rero kugwanya umugambi w'Imana Imana yavuganye na MUKALIBIYA ni nko guta inyuma y'igihe.
mbese mu rundi ruhande aba bana nta wabamvuvunura mu biganza niko bimeze Imana yabamaye nta uzabavuvunura kandi ikomeje no kuzama n'abandi ni ukuri yajyaga ibimbwira ati uzarera imfubyi abo ubyaye n'abo utabyaye uzashyingira bamwe basohoka abandi binjira rero icyo nkomeza gusaba Imana mba numva aba bana bajya bamva mu biganza buri wese afite isuka ye urugero nk'uyu Florence yego nanjye hari igihe njya mbavanga amazina nk'uko wahoze ubyumva nawe ubivuga umwe nkamwita izina rya bose nka Florence mu myuga yari yize iyi mashini bita tricotage ni iyi mashini ibohera abanyeshuri ba secondaire primaire mipira nigaho nosiyo gato kusanzwe yo kudodera abantu imyenda kubera ko yagize mu buzima bugoye kandi bubi agenda bimwe anabyiga nabi ariko nk'ubu mubwenga mbohera umupira wo kwambara yawuboha agize amahirwe yo kubona imashini yego hanyuma uyu nawe Florence yaje atarabonye diplome kubera bwa buzima n'ubuhamya bamwe bazumva diplome ntayo yabonye aba bana rero bamaze kungera mu maboko ntabwo ari ugufata ngo ngundire ngo mvuge ngo profitation mukalibiya ngo mbagira abajanga bagaragu mbagira abakozi oya iyo mpano ntayo ngira numva n'umutima ngutabitekereza natangiye gutekereza niki nakora kugira ngo abana bazankureho umugisha n'Imana izame umugisha ubwo rero navuze bati rero kuba Florence azi ibyo ngibyo tuzasenga Imana icinzira abona imashini imwe muri izo akomeza ubuzima abe yabona amavuta nejo mu bihe bizaza nanagira umugabo sasanga umugabo afite icyo yibitseho hanyuma na Florence nawe ndavuga nti dukora iki rero kubw'umugisha munini wo kugenda amenyana n'abadireteri nza kumenyana n'umudireteri umwe nza kumubwira icyifuzo mfite ndamubwira ati nyemerera niba nkugireho umugisha ndashaka ko tubana mu buryo bwa Kristo umfashe umwana aze ku ishuri ngewe n'indajya nyabona ndajya nihangana no kurya bihagarara turye bike ariko umwana yige umwaka umwe wo kwiga ibyo kudoda n'ubundi nawe ubwo rero uwo moderateri Imana imuhe umugisha ni TVT y'Ikayenzi diretera ntega amatwi nk'umubyeyi aranyumva arangije arambwira ati nta kibazo uzamwohereze rero umwana ni muri ubwo buryo ki yagiye ku ishuri nubwo minerivare itaba yoroshye ariko simeshi ku Mana ariko ndumva kuva igihembwe cya mbere nishyura mu bice pe mu bice rwose n'igihe igihembwe ngishyura nko mu bice 4 ariko nkabinyangamugayo cya mbere no kubinyangamugayo kandi bikagenda neza n'ubu ngubu rero ntaragenda ariko azagenda rero mu by'ukuri icyo nshaka nuko bizaca mu bikomeye ariko Imana ikabona ko nagize ishyaka ikaca mu bikomeye kuri Florence Imana ikabona ko nagize iki ishyaka ntabwo nakiriye abana ngo mbashire mu gikoni ntabwo nakiriye abana ngo banderere nuriya namusenyeneza wanjye mwumvishe ubushize umugabo avuga umaze kunderera abana bashyika muri 5 nawe ndatekereza ko yatangira iby'imyuga nawe akiga ejo nejo bundi abangaba bashobora no kugira uruganda rwo kudoda ugasanga duteye imbere mu buryo bw'inzozi tutabitekerezaga rero aba bana ni abana beza nabahanuze nabavuga butumwa n'abanyamasengesho urumva nyene uje iwanjye agomba gutora umuco ahasanze baranahanura uhanura hose nanjye bajya bamanurira kandi bikagenda neza nanjye nimva kuri kamera bandebere oya ntago bipfa kuza bisaba gusabana n'Imana ni ukuri burya icya mbere ni mu mutima kuko aho bisohotse ni aho ubwo bantu zibuvuye ni kumva tugomba kubanza gusabana n'Imana yego rero ni muri uryo buryo ki rero aba bana numva mbafitiye igitekerezo cy'uko baricyari na bato bita abana barabizi ko ngira n'igitsure barabizi ko nderanye nshaka umugisha ntabwo ari ukurera kubw'inyungu zanjye ni muri ubwo buryo ki ndabicaza hasi bose tugakora seminaire nkababwira ibyiza by'umukobwa kwitwara neza kuba mwiza kugira ngo ushimwe n'Imana n'abantu niyo mpamvu rero ngewe ndera nk'uko
ndera abo mbyaye kandi ejo n'ejo bundi ndi gusaza mvamo nibo bazasigara bamenya basaza babo n'abarumuna babo kandi duhana umugisha. ngira ngo ni kuri n'iryo jambo dusorejeho kino kiganiro twarimo tugirira ku Iyobokamana TV n'umubyeyi MUKALIBIYA nyine n'aba bakobwa. Reka tuvuge ngo Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo abera bayikorera, iguhereza umugisha cyane kandi n'utagwisarira kubwiza ukuri ko utazabura kubona umusaruro w'ineza ugira cyangwa umurimo w'Imana ugenda ukora. Turimo tugana ku musozo, hari ubutumwa bw'umwihariko wahereza abantu batekereza yuko bazafasha abatishoboye, bazita ku mfubyi n'abapfakazi, ari uko bafite ibya mirenge cyangwa ari uko babona bateye imbere cyane bakigaya duke bafite bakumva ko batakora imirimo y'ubugwaneza. Hari ubutumwa wabaha MUKALIBIYA? Ubutumwa natanga nuko mu bintu byinshi ntavuga uyu mwanya mu binezeza Imana harimo gutanga nubwo waba udafite ibya mirenge, harimo gutanga atari uko byagusagutse, ahubwo gutanga icyo ufite, ahubwo wowe ugatanga ibyo usaguye akaba aribyo bibi byawe ariko watanze. Ikindi ndashishikariza ababyeyi bose barera cyangwa se bafite abana batabyaye mu nda zabo ko babafata nk'abana babo, kuko ejo imbere gato Imana izakubaza n'icyatumye umwana yinjira mu rugo rwawe. Ikindi ndabwira n'abandi bana batarabona ababyeyi cyangwa se n'abandi babyeyi bakuze mu buzima nk'ubwa Florence na Laurence ko Imana igiba umubyeyi mbere yuko umubyeyi w'umubiri aboneka. Rero shishikariza umuntu wese gukora umurimo mwiza hakiri ku manywa, kuko umurimo wose urimo gukiranuka buri wese azawuhemberwa. Yego. MUKALIBIYA, watanga nimero ya telefone kugira ngo washaka kukuvugisha ku mpamvu zitandukanye. Hari n'uwabona ikiganiro nk'iki ngiki akavuga ati reka umwana umwe mwishyurire minerivare. Hari ibikorwa by'ubugira neza, burya baravuga ngo abajyana na Yesu gutabara abandi nibo bazagabana ku mugisha w'Imana. Reka rero utange nimero ya telefone ubundi tuze tugana ku musozo w'iki kiganiro. Imana ibahe umugisha n'abakurikiranye ubu buhamya. Ku ntego twahagurukanye nivuga ngo fata umwana wese nk'uwawe kuko ejo Imana izakugirira neza. WhatsApp yanjye MUKALIBIYA ni 078 77 94 078 77 uwashaka umwe muri bo nawe yazajya abona nimero ye ayisabye nta kibazo. Yego. Reka tubashimire cyane kuba mwatuganirije. Imana ibahereza umugisha cyane. Ikiganiro nk'iki nakagaruka, icyo nemeye nuko tuzagaruka tugakora ubuhamya bw'aba bakobwa. Yes, ikiganiro nk'iki nakagaruka ku Iyobokamana TV, tuzagaruka dukora ubuhamya bw'aba bana b'abakobwa, buri wese atuganiriza atubwira ineza ya Yesu. Reka tubashimire kuba mwari budukurikiye. Imana ibahereza umugisha cyane kandi mukomeze mukora ibikorwa byo gufasha abatishoboye ndetse n'ibikorwa by'ubutwari. Byanze bikunze ntabwo muzabura kubona umusaruro w'ineza mugirira abantu. Dore nk'uko Yesu yavuze ngo nitugera mu ijuru hari aho tuzavuga ngo mwambonye ryari nshonje, mwambonye ryari mfunze, mwambonye ryari andi imfubyi. Yesu ababwire ngo ubwo mutabikoreraga cyangwa mwabikoreraga umwe muri babandi bari bameze nk'ibyo navuze, burya ni ngewe mwabikoreraga cyangwa nige mutabikoreraga. Buri wese akwiye kugwiza imirimo kugira ngo bizamubere urwibutso mu bwami bw'Imana. Imana ibahe umugisha cyane. Bye bye.